Ikaze nanone kuri The Trending 250 nizere ko umeze neza cyane. Hanyuma rero ni amakuru aba agezweho ikirimo kiravugwa n'ibirebana cyane na dosiye ya mpano byongeye kongera kugarukwaho nyuma y'uko hamenyekanye amakuru mashya. Ikirimo kiravugwa rero nuko kuri ubu ngubu ku birebana n'iyo dosiye undi muntu yatawe muri yombi ubushinjacyaha kandi bukaba bwaramaze kwakira dosiye ya mpano. Ibi rero ni byatangajwe n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB aho rwatangaje ko dosiye y'abakekwaho gusakaza amashusho y'urukozasoni y'umuhanzi ya mpano n'umukunzi we Uwineza Diane yagejejwe mu bushinjacyaha. Ibi bikaba ari mu rwego rwo gukomeza iperereza no gukurikirana babigizemo uruhare bose. Umuvugizi wa RIB Dr Murangira Thierry yabwiye Inyarwanda ko dosiye yagejejwe mu bushinjacyaha ku wa mbere tariki ya 17 Ugushyingo 2025. Abakurikiranyweho ni Kalisa John uzwi nka K John wafunzwe tariki ya 14 Ugushyingo 2025, na Ishimwe Patrick uzwi nka Pazoman wafunzwe ku itariki ya 11 Ugushyingo 2025. Dr Murangira Thierry yavuga ko nyuma yaho ku wa kabiri tariki ya 18 Ugushyingo 2025 RIB nanone yataye muri yombi undi muntu wa gatatu yitwa Ishimwe François Savio ukekwaho kwaka abantu amafaranga kugira ngo asangize abandi amashusho ya mpano ari gutera akabariro. Ati tariki ya 18 Ugushyingo 2025 hafashwe uwitwa Ishimwe François Savio ukekwaho kwaka abantu amafaranga ngo abahe video ya mpano n'umukunzi we. Dr Murangira yasabye abantu kwirinda gusakaza amashusho y'urukozasoni kuko bihanwa n'amategeko. Ati ribiributsa abantu kwirinda guhererekanya amashusho y'urukozasoni kuko bihanwa n'amategeko. Irihanangiriza abantu bakoresha ubwo buryo nko kubona amafaranga ko uzabifatirwamo wese azahanwa nk'uko biteganywa n'amategeko. Itegeko nomero 60 akarongo kaberanye 2018 iryo kuwa 22 z'ukwezi kwa 8 2018 ryerekeye gukumira no guhana ibyaha bikoreshejwe ikoranabuhanga. Ingingo ya 34 y'iryo tegeko ivuga ko gushyira ahagaragara amashusho yerekeranye n'imikoreshereze y'ibitsina hakoreshejwe mudasobwa cyangwa urusobe rwa mudasobwa ari icyaha. Umuntu wese yatangaje cyangwa hatumye hatangazwa amashusho cyangwa amajwi yerekeranye n'imikoreshereze y'ibitsina binyuze ku rusobe rwa mudasobwa cyangwa ubundi buryo bw'ikoranabuhanga n'itumanaho, usaba, utoza cyangwa uhamagarira umwana binyujije muri mudasobwa cyangwa urusobe rwa mudasobwa cyangwa umuyoboro wari wo wose hagamijwe kumukoresha imibonano mpuzabitsina abakoze icyaha. Iyo bihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 3 ariko kitarenze imyaka 5 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya miliyoni ariko atarenze miliyoni 3. Ingingo ya 38 yo ikavuga ko umuntu wese utangaza, wohereza cyangwa utuma hatangazwa ubutumwa ubwo ari bwo bwose bw'urukozasoni akoresheje mudasobwa cyangwa urusobe rwa mudasobwa abakoze icyaha. Iyo bihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'amezi 6 ariko kitarenze imyaka 2 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya miliyoni 2. Iyo ubutumwa bw'urukozasoni buvugwa mu gika cya mbere cy'ingingo budahuye n'ukuri cyangwa bureba umwana wahamwe n'icyahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 3 ariko kitarenze imyaka 5 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya miliyoni 1 ariko atarenze miliyoni 3. Nibyo rero bikomeje kuvugwa kuri ikesi ya mpano, mu gihe kandi byamaze gutangazwa ko The Ben ndetse na Bruce Melody bagiye guhurira mu gitaramo. Kuri ubu ngubu Muyoboke yagize icyo abivugaho cyane ko we yigeze kuvuga ko umunsi aba bahuye byaba ari nka bato. Mu gihe inkuru y'uko rero The Ben na Bruce Melody bazahurira ku rubyiniro ku itariki ya 1 Mutarama 2026 ikomeje gucicikana mu myidagaduro nyarwanda. Muyoboke Alex umwe mu bamaze igihe kirekire mu bujyanama bw'abahanzi yongeye kugaruka ku ijambo rye ibya benshi bita igitaramo cy'amateka.
uyu mugabo ufite ubunararibonye mu kumenya imiterere y'isoko ry'umuziki avuga ko mu by'ukuri atari ibintu byagombye guteza impaka ahubwo ari amahirwe yo guteza imbere umuziki nyarwanda. Mu kiganiro yagiranye n'Inyarwanda, Muyoboke yagarutse ku magambo yavuze mu 2023 ubwo yasabaga ko hashyirwa mu bikorwa bato y'aba bahanzi bombi. Igitekerezo avuga ko cyari kigamije kongerera ingufu isoko ry'umuziki. Ati reka tubitega amaso turebe ibizaba, kuko ugiye kumbaza ibintu bitaraba naba ngiye kwinjira muri management ya Bruce Melody ya The Ben. Kuri nge ku giti cyanjye bahuye bagakora igitaramo ni ibintu byiza cyane, nzi ko n'abantu bakishima. Mu 2023 nabivuzeho ndavuga nti nkeneye bato yunguka itanga amafaranga, iramutse ibaye nta kibazo kuko umuziki ni kuba ugomba kugenda, kuko yungura iyo ari bato wateguye yungura bariya. Yongeyeho ko icyo gihe atarasezeranyije ko izaba, yavugaga nyine iyo bata, ahubwo ko yabivugaga nk'wifuza ko umuziki winjira mu cyerekezo gikomeye gishingiye ku masoko no guhanga udushya. Abajijwe niba ayo magambo avugwa uyu munsi asa n'ayahanuye, Muyoboke yasobanuye ko nta gisa n'icyo yahanuye kiri, ahubwo ko icyo gihe yaratanze igitekerezo gikomeye ku muziki nyarwanda. Ati ngewe navuze nisabira, naravuze nti niba bibuka neza ntidukeneye bato, iryo wavuzwe rero ubwo ni wowe urivuze. Avuga ko icy'ingenzi atari amagambo ahubwo ari inyungu n'impinduka bishobora kuvamo mu gihe abahanzi bakomeye biyemeje gushyira imbaraga hamwe. Muyoboke yashimangiye ko niyo The Ben na Bruce Melody bakora igitaramo kimwe, ubwe ari mu bashyigikira iki gitekerezo 100%. Ati bashimisha abantu babo bagashimisha abanyarwanda, ni ibintu rwose byananshimisha kurushaho. Uyu mugabo usanzwe akunze kugaragaza ko afitiye urukundo rudasanzwe abahanzi yagiye afasha, agaragaza ko muri match byamamare atahinduka ku ruhande rumwe. Ati ariko nyine urabyumva, nyine baramutse bahuye uruhande najya murarwumva, nubwo mpagaze mu nzu najya ku ruhande rw'umuhungu wanjye. Ku bijyanye n'impaka z'uko igitaramo cyaba kirimo guhangana ku rugero rushobora guteza uruntu, Muyoboke asobanura ko nta mpungenge na nke abibonamo, avuga ko buri umwe yaza aririmba igihe cye undi akarangiza igihe cye, ntaho bihurira no kudindiza umuziki. Kuri we ikiruta ikindi nuko iki gitaramo cyahabwa icyuho mu nyubako zifatika, yaba BK Arena cyangwa Stade Amahoro, kuko ariho cyakwakira abafana benshi baba bahanzi. Muyoboke ahamya ko igihe kigeze ngo abahanzi bakomeye bahuza imbaraga nk'uko bigenda mu bihugu bitandukanye, imbaraga mu muziki nka Nigeria ndetse na Uganda yewe na Afurika y'Epfo. Hashingira icyifuzo cye cyo kubona The Ben na Bruce Melody basangira urubyiniro, bakubaka amateka mashya mu muziki nyarwanda, ntibagome mu mwuka w'amacakubiri, ahubwo bakagirana ubufatanye. Reka nkomeze nkubwira ko Universal Music yatangiye gufasha umuhanzikazi Ariel Ways gukora indirimbo zikubiye mu masezerano. Iyo ni imwe mu nkuru ziramutse zivugwa uyu munsi. Umuhanzikazi wa Yezu Ariel wamamaye nka Ariel Ways uri kubarizwa muri Kenya, abari gukorera yo indirimbo nshya ziri gukorwa ku bufatanye na Universal Music Group UMG, sosiyete ikomeye ku isi mu bijyanye n'umuziki. Amakuru agera ku kinyamakuru Inyarwanda yemeza ko izi ndirimbo arizo za mbere zikoze ku rwego ruhanitse ziri gukorwa hashingiwe ku masezerano y'imikoranire impande zombi zashyizeho umukono ku itariki ya 12 Kanama 2025. Ngira ngo murabyibuka. Umujyanama wa Ariel Ways Elwa yabwiye ikinyamakuru Inyarwanda ko mu cyumweru bazamara iyo muri Kenya UMG zabahuza n'abaproducer bo muri Kenya no mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba bazobereye mu gukora imishinga y'indirimbo zigezweho. Yagize ati ni indirimbo za mbere bari kudukorera nyuma y'amasezerano twagiranye na Universal Music, bari kuduhuza
n'abaproducer bazwi muri Kenya no mu karere muri rusange kuko biri mu bikubiye mu masezerano dufitanye ya Airways. Ari gutegura kandi n'amashusho y'indirimbo zimwe zo kuri album ye Here to Stay, cyane ko nyinshi zasohotse ari audio. Ariel na Elwa baherukaga muri Kenya mu 2023 ubwo bagiranaga ibiganiro by'imbanziriza amasezerano na Universal Music. Ibi byaje gushyirwa mu bikorwa muri 2025 ubwo impande zombi zasinyaga ku mugaragaro amasezerano yo gukorana. Mu itangazo UMG yashyize hanze ryanditse twishimiye gutangaza ko twagiranye amasezerano n'umuhanzi Airways muri Universal Music Group, yakiranwe yombi kandi twiteguye gusangiza isi ibikorwa bye. Ubwa mbere uyu muhanzikazi w'imyaka 25 injira mu nzu ikomeye ku rwego mpuzamahanga. Airways yinjiye mu muziki mu 2020 ahanini afashwa n'abantu ba hafi. Yatangiye kumenyekana cyane mu 2021 ubwo yasohoraga Away yakoranye na Juno Kizigenza, indirimbo yatumye azamuka ku ruhando rw'abahanzi b'abagore bafite ejo heza. Album ye ya mbere Here to Stay imaze iminsi iri mu zikunzwe mu Rwanda ndetse yanatoranyijwe mu bahanzi bazaririmba muri MTN Wacu na Music Festival 2025. Universal Music Group ifite icyicaro i Santa Monica muri California, ikaba ari imwe muri kompanyi eshatu nini ku isi hamwe na Sony Music na Warner Music. Yakoranye n'ibyamamare nka Taylor Swift, Drake, Billie Eilish, The Weeknd, Post Malone, Ariana Grande, BTS ndetse n'abandi. Mu myaka ishize UMG yashyize imbaraga kuri Afurika binyuze mu gushinga amashami arimo UMG Nigeria, UMG South Africa n'ishami rishya rya UMG East Africa ari naryo ririmo gukorana na Airways. Kwinjira kwa Airways muri Universal Music intambwe ikomeye ku muziki nyarwanda by'umwihariko ku bahanzikazi bari kwiyubaka ku rwego mpuzamahanga, ukaba umwanya mushya kandi wo kugaragaza ubuhanga bw'abahanzi b'u Rwanda no kubageza ku isoko ririmo amarushanwa akomeye. Airways akomeje kugaragaza ko ari umuhanzi uhamye kandi ushobora guhangana mu rwego mpuzamahanga mu gihe ategerejwe n'abakunzi be ku mushinga mushya ukoranye ubuhanga na Universal Music. Reka ngushimire cyane wowe twabanye, ukomeze ugubwe neza cyane kuri The Trending 250. Amakuru nakagaruka njyewe ndi Brice, wibuke kandi gukora subscribe.